Zaborinsia. shimwa mwami wanjye haleluya
Risirimbo sakaya mambo sarinini Bosaki Risirimbo sakaya mambo uyu mubiri w'akanya gatoya nubwo tubabazwa ariko hari igihe tuzawiyambura aho tuzaba amahoro, aho tuzabona abacu, tuzabana n'Imana aho iteka, tuzabana nawe, tuzabona abatubanjirije, aho tuzataramana nawe, tuzabona intwari zakoze ubuzima bwiza tuzabamo bana, tuzabona Yesu wacu, tuzakubona amaso ku maso, nayo udazakubona ni twebwe tuzakubona, nta musime wibaze icyubahiro cy'ibyawe. asante 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 asante, haleluya. Imana ishimwe. Hanyuma Totala honesty para onela distando. Manisikitala onibirne fosta. Lasando de bene la sikotaya. Eni diru aste bene wastaya wili. Mene sekotana wana biliwa. Shotete sene mona biliwa. Laya mene haya wasta. Otekia. Sone mala tokia. Mone la haya. Sone mala otekia. Molikaya westa. Motikaya westi. Amen. Amen. hanyuma turashimira Imana ko Amen. yadushyiriyeho ibihe byiza byo guhura nayo, Amen. mu bihe byiza byo gusenga. Nibwo buryo bwiza bushoboka umuntu ahuriramo n'Imana. Mu byange mu byemere tuzajya mu ijuru. Hari igihe tuziyambura uno mubiri ubabara, niturangiza tuzamuke nka kwa kundi Eliya yazamutse, kandi umunsi tuzazamuka ntituzagaruka. Nibwo tuzabana n'abacu twatandukanye, nibwo tuzabona za nkovu za Kristo. Umwanditsi aravuga ngo
mubanishanye imibabaro kubwira nayo magambo ko tuzaruhuka, hanyuma ni igihe gito intambara zigashira, ni igihe gito umuraba ugacyahwa. Niyo mutabyumva mwebwe, njyewe ndabyumva ko hari igihe kimwe tuzajya mu ijuru, hari igihe kimwe tuzahozwa amarira. Nagira ngo ntangarize abantu bababaye, mbabwire ko Imana niyo yonyine ifite igisubizo cy'ibibazo byabo. Abantu muruhijwe n'imiryango mutuyemo, abantu Satani yatwazaga igitugu, nagira ngo mbabwire ko Yesu Kristo niwe wenyine utanga imbaraga ku bazibuze, niwe wenyine utanga umunezero ku bawubuze. Mu bihe byiza byo gusenga niho duhurira n'Imana. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akubera umuyoboro w'ubuzima bwawe. Uyu mugoroba niba utaramwakira aho uhagaze hose, namwe muri hariya hejuru, umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uyu mugoroba umwakire kuko ari imbaraga zawe. Uyu mugoroba umwakire. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye kuririmba indirimbo imwe, tugiye kwicara, ariko Yesu hari igihe kimwe azatujyana mu ijuru. Reka ntangire itangazo. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingogo umwami wanjye. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingogo umwami wanjye. Hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, azima ingogo umwami wanjye. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihama mu mva, maze arazuka bamuze nase, agaruka bamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihama mu mva, maze arazuka bamuze nase, agaruka bamushimira. Hazaba umunsi, hazaba umunsi tuzumvaho impanda, harabagira n'ijuru ryose. Yesu azaza mu bwiza bwe bwose, dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihama mu mva, maze arazuka bamuze nase, agaruka nzamushimira. Dore urukundo rwatumye apfira, ibyaha byanjye bihama mu mva, maze arazuka bamuze nase, agaruka nzamushimira.
sisi alabo sasiki alabo. Shakandele sisi. Satana mwana wa. Yeah. Azabubusi tuzumva Imana arabagira n'ijuru ryose Yesu bazaza n'ubwiza bwe bwose azimigo umwami wanjye. Imana ishimwe cyane. Reka mvuge aka kantu. Mwumve rero munyumve ngewe n'uyu munsi nagira ngo nanabasuhuze. Haleluya. Twebwe hano turi idini rya ADEPR. Hari n'andi madini yandi, hari za Zion Temple, za Katolike, hari n'izindi. Ndetse niyo umuntu aturebesheje amaso y'umubiri abona twese tujya mu ijuru. Ariko reka mbabwira akantu k'agapasiwadi gatoya, cyangwa se ako nakita nk'umubare w'ibanga, kugira ngo umuntu naba ari na hano mu iteraniro nabona turirimba, ntukajye uririmba uzi neza ko ibyo turi kuvuga utabihagazemo, uzi ko utabihagazemo neza. Reka mbabwire namwe mwadutumiye, pasiwadi ihari ni iyi ngiyi. Umwanditsi niwe wavuze ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzasa ngo ntabwo kurerekana. Ariko uko Yesu azaza asa natwe niko tuzasa. Uko rero tuzasa ntabwo jewe ninjye uzi ko naza ariko tuzasa. Ari ukuntu twicara tukaririmba nk'uko turi muri korari, tukajya mu mwuka tukagira gute, ariko hakaba hari abantu bazi neza ko Yesu naza uko azagaragara ariko tuzasa. Reka mbabwire, niba uri na hano ukaba uzi kujya ujya mu bapfumu, nituririmba gutya wumve ko ari ipfunwe kuri wowe kuba ujya mu bapfumu. Pasiwadi rero imeze gutya. Haleluya, haleluya, amen. Pasiwadi ni ukwizera Yesu. Murabyumvise? Kandi kwizera Yesu ntabwo ari ukuvuga ngo ndamwizeye, ahubwo ni ukwatura ko ari ukuyobora. Haleluya. Ukwatura ko ari umuyobozi wawe, ukava mu byaha. Mukanya bahamagaye abantu ngo bakunda kurogwa, ngiye kubona mbona abantu baruzuye ahangaha. Mbaza umuntu twari twicaranye ndavuga nti ariko inaha haba abarozi benshi. Ariko niba uri n'ahangaha ukaba uzi ko uri umurozi, pasiwadi imeze gutya. Nituvuga ngo tuzajya mu ijuru, ntukavuge ngo nanjye nzajyayo, ahubwo pasiwadi ni ukwatuza akanwa kawe ukavuga ngo nizeye Yesu. Kandi ntabwo ari igitangaza kuba umuntu yaba muri korari atizera Yesu. Nta nubwo ari igitangaza kuba umuntu yaririmba nk'ibi twaririmbye atizeye Yesu. Ariko reka mbabwire, uko Yesu azasa niko tuzasa. Arongera aravuga ngo afite ibyo byiringiro ngo nibiboneze nk'uko uwo nguwo aboneye. Rero mureke twiboneze. Twari turi kuririmba turavuga ngo tuziyambura uwo mubiri. Ngiye kubona mbona abantu dukunda kuyiririmbana bakuyemo ibikote, numva ashushanyije ukuntu tuziyambura uno mubiri, twarangiza tukazamuka mu ijuru. Noneho nibaza abantu, umuntu azaba ari muri korari, uba muri korari, kumbe uri umwanzi wa mugenzi wawe. Icyo gihe nikigera wowe uzabona abandi biyambura umubiri, wowe bigucanga, uyoberwe ibyabaye. Kubera iki? Pasiwadi imeze gutya ngo ni ukwiboneza nk'uko uwo nguwo wagize gute abone. Imana ibahe umugisha. Amen.